gutangira match yacu igiye guhuza Rayon Sport na Sunrise. Ndabona igiye gutangira mu kanya, twitegure tube dufasha ku mazi gatoya tuze dufite imyuka. Rayon Sport igiye kumanuka yambaye gukura nk'inkota byayo byose nta waruzemo. Sunrise nayo itorohewe muri iyi minsi, dore ko muri iyi minsi iri gukubitwa biteye ubwoba, imeze nk'igiye kumanuka mu cyiciro cya kabiri, shampiyona itaragera n'aho igera. Dukurikire match uko biragenda, dukomeze turebe Rayon Sport se iri buhakura amanota cyangwa iragwa nayo. Abantu benshi biteze ko Rayon Sport ibuze kuhakura, twitegure turebe ikiraza kuhaba, ntawamenya, byinshi birashoboka. Ejo bundi ko AS Kigali yikanganya ni polisi, ibishoboka ni byinshi. Batere nimba Rayon Sport irimo igenda ikakura amanota 3 yose, dore dufite imikino yose 10, amanota yose iracyafite 15 kuri 15 ntiratakaza. Nyango iramutse itakaza uyu munsi byaba bitangiye kuba bibi, igatangira kugira competitors benshi, bahita batangira kuyegera ikisanga muri bya bintu byayo dusanzwe tuyizimo. Kadusenge ko abakunzi bayo tari buze kumanuka. Okay, ndabona match igiye gutangira, abasifuzi batangiye kuza, twitegure match. Abayegezeho gusuraje. Okay, ndabona n'uwagize match nawe yahageze, reka twitegure match noneho. Nibuke no gukora subscribe kuri Benira TV, niho honyine wasanga match n'ubusembuzi bw'imikino yose igezweho muri iki gihugu cy'u Rwanda. Imereza isho kuramana cyane ikipe ya Sunrise, Cedric Ngenzi, Ramba Pass, Kevin Mutabazu, zamuka neza, shinga iratatuwane, Despera na Gazari yagatwikira ko mu cyane press. Protestant, Ramba Pass kwande Samuel, Vice Captain, de Catherine Desire, kugituza, shinga n'abana kuri Sario, Ramba Pass kwande kwa Michel France Comasta, zamuka neza cyane Ramba Pass ku mujana Jean Philbert, mujana ma Ramba Pass, de Catherine mujana ma, Shakulo, Waka, Imereza isho kuramana cyane Dolphe, reka turero rwatubyaye Abdul, reka turero rwatubyaye penetration utashakisha seno fatane ariko baramusunika umusigaye mukomeza n'acyabaye. Reka turero match doshe nose ko yari imikino ya shampiyona, rero akaba ari match ushobora ko rwose iri hejuru cyane. Reka turero control hagati mu kibuga cy'ikipe ya Rayon Sport, reka turere shaka uburyo kwinjira neza cyane, penetra hagati mu kibuga neza, reka turere bunga pase, reka turere shaka uburyo kwinjira n'ubundi baragwa kosora ikipe ya Sunrise, reka turere Cedric Ramba Mutabazi, Jean Claude Mbizeye, reka turere chenga umuntu gutana rasi ikipe ya Sunrise kabisa, reka turere TikTok nziza cyane yo, reka turebe match nziza, umusifuzi gatuma cyara umukomeze yagize ngo wakoze amakosa yose ikipe Sunrise, Imereza isho hejuru cyane, akobereko aho niza hejuru cyane usore ikipe ya Sunrise ubona ko yarashaka gutungura umuzamu Adolf Hakizimana. Natarero tukukina penalty yihuta akoresha Mango 4G magana kuri 4-5 mundi ahitira gufasha mu buryo bworoshye cyane. Reka turero ubona ko ikipe ya Sport muri minota 10 ishaka gutuma neza mu Imereza isho
match nziza umusifuzi hagati nta cyabaye umukomezi yagize ngo wakoze amakosa yose ikipe ya Sunrise imezo isho hejuru cyane ariko umuperiko awunyuza hejuru cyane umusore w'ikipe ya Sunrise ubona ko yarashaka gutungura umuzamu Adolf Hakizimana aha yata rero yatse ku kintu penalty yihuta akoresha Mango 4G magana kuri 4-5-50 ubundi ahitira gufasha mu buryo bworoshye cyane reka turebe rero ubona ko ikipe ya Sport rero muri minota isana ishaka gutemera neza mu kimirazo isho ikipe ya Sunrise hagati muri defense Robo pass yo mu bitabo kwa Sunrise yangizemo kimwe Rayon Sport ubusa Sunrise niho wataye atari bindi sura kuri umunota bindi sura hano kuri stade reka turebe ikipe ya Sunrise ishaka gukontorora ball ko kwishyura igitego batsinze muri minota reka turebe zamuka neza cyane cenga Ngenzi Cedric reka turebe Ngenzi zamuka neza cyane penalty hagati mu kibuga ariko zamuka neza cyane yitwa Blaise reka turebe Blaise zamuka neza ariko Ngenzi Samuel zamuka akoresha Foto kontra hagati mu kibuga batwara kwa Rwatubyaye kapitene reka turebe ko tujyayo sugiye kuza Adolf hagati mu kibuga gatoya turi tayari reka turebe yeho reka turebe Robo pass ati mu kibuga cy'ikipe ya Rayon Sport reka turebe Robo pass kwa Abubakar Traoré zamuka neza cyane Abubakar Robo pass kwa Seneriko wakora neza cyane ikipe ya Sunrise akaruhuko rero mu ikipe ya Rayon Sport kimwe cyayo stade yagutse yuzuye kabisa ivuga ati wiwe Rayon Sport ati kabisa turi tayari reka turebe zamuka neza cyane Ngenzi Cedric kuraho reka turebe ku gituza zamuka neza cyane Sunrise kontra hagati mu kibuga ariko reka neza cyane ikipe ya Rayon Sport reka turebe Blaise Nishimwe mu Mateso reka turebe Blaise Nishimwe zamuka neza cyane Blaise zamuka neza cyane Teve shaka muri hagati mu kibuga muri ibyatsi n'insinga hagati mwebwe bamwitoza gatoya twiga umupira kuva kera ati njyewe nifujwe n'amakipe za APR ararwanira witonde gatoya reka turebe rero Blaise cyangwa ufite n'amafoto atwara Abubakar reka turebe Abubakar Traoré zamuka neza cyane shaka uburyo penalty hagati mu kibuga muri surface de penalty reka turebe wakora neza cyane ikipe ya Sunrise contre attack reka turebe imezo misho hejuru ya mahirwe make Sunrise iki cyari igitego kabisa ariko kubw'amahirwe make uyu mwataka ninde cyangwa mbona neza ari ku ishuti umuzinga ariko umupira ucaje gatoya izamu none wazamu cyose ikipe ya Sunrise barashaka kwishyura nta mikino bafite muri minota ishoka urabona cyane Rwatubyaye reka turebe zamuka neza cyane kwa Nishimwe Blaise reka turebe kontra hagati mu komisha Frank Masa
Master Franco Mugisha kontra ku gituza no cyane kwisa anga tupone gato kandi gato visi capitaine reka rero aba Pascal Shimebeze Abakar Traore barakina neza cyane bitonze amukwe muri Kenya reka rero ramo pass ona gucenga chenga irafite maninigo ramo Pascal Seno bakuraho neza cyane Cedric Ngenzi reka rero bakakobyande no mutabaze reka rero TikTok Sunrise reka rero nagatsintsina na Pascal Ngenzi mutabaze n'ubundi sino kumuzamura tangiza umupira neza cyane bitonze Cedric Sunrise nabona ko umupira muri nota reka rero zamuka neza cyane bitonze Sunrise reka turebe shot ariko amusifuzi ati wasunikanye Ngenzi Cedric amusifuzi avuga ati unakosea kabisa unakosea ndani kabisa ati wakosea makosa wewe Ngenzi Cedric ati unakosea kabisa ndetse ko ikipe ya Gasogi United iherutse gusezera abatoza bayo avuga ati rwose ntabwo muri kuri rwego rw'ikipe ya Gasogi ati rwose mutahe murerekeza aya nako nyine indi mikino igenda ikomeza kubera bigiye bitandukanye turi urugero turi gukurikirana tuza kubarebera ese andi makipe ari kwitwara ate ese biri kugenda bite turaza kubikurikirana turebe ko bimeze tumenye ese amakipe ari kwitwara ate niba bari gutsinda n'uretse kugeza ubu mu ikipe ya Sport ihagaze neza ibona umukino umwe yatsindwe cyangwa se yatakaza ntabwo mbona mugenzi wacu Titi Kayishema avuga ati kugeza mu mashampiyona akomeye ku isi azwi mu mikino izwi amakipe ataratsindwa nyuma yaho Napoli itsinzwe muri Champions League n'ikipe ya Liverpool ngira ngo ni ku munsi wo kuwa kabiri nibwo yatsinzwe ku munsi wa kabiri nibwo yatsinzwe n'ikipe ya Liverpool ubwo rero bakavuga bati amakipe asigaye ataratsindwamo Paris Saint-Germain we Neymar Messi na Mbappe niko Titi Kayishema yabivuze atundi mashampiyona yo ku isi ati harimo n'iyo mu Rwanda ati ikipe itaratsindwa ati ni Paris Saint-Germain ya Sport ati niyo makipe asa naho rwose ataratakaza umukino umwe kandi ibyo ikipe ya Sport ntabwo iratakaza umukino umwe kugeza ubu ngubu hanyuma akavuga ati rero ikomeje gutya azatwara kino gikosi ikomeje gutya rwose yazatwara kino gikombe iyo reka turebe zamuka neza cyane bitonze so ikipe ya Rayon Sport reka turebe TikTok nziza nambara Pascal kwa Ndizeye Samuel reka turebe shaka kugira kwinjira neza cyane bitonze penetra kwa Blaise Nishimwe Mungu Mateso reka turebe nambara pase kwa Willy Esombe yanjorana reka turebe nambara pase Esere Mugambe reka turebe Seru shaka kugira kwinjira ku birango kubaho neza cyane se ikipe match nziza umusifuzi ati ntacyaraye mukomeze yagize ngo bakoze amakosa yose ikipe Sunrise imeso isho hejuru cyane ako mupeko awunyuza hejuru cyane umusore ikipe ya Sunrise ubona ko yarashaka gutungura umuzamu Adolf Hakizimana yata rero eto kukina penalty yihuta akoresha Mango 4G magana kuri 4-5 mundi ahitira gufasha mu buryo bworoshye cyane reka turero ubona ko ikipe ya Sport rero muri minota isana ishaka gutsinda neza mu kimerezo isho
uburyo abasore b'ikipe Sunrise ihagaze muri defanse. Rombo pase yo mu bitabo kwa Eseneza rangizamo kimwe Rayon Sport ubusa Sunrise niho wataye atari bindi sura kuri umunota bindi sura hano kuri stade. Reka turebe ikipe Sunrise ishaka gukontorora bora ko kwishyura igitego batsinze muri minota. Reka turebe zamuka neza cyane cenga Ngenzi Cedric. Reka turebe Ngenzi zamuka neza cyane penetra hagati mu kibuga ariko zamuka neza cyane yitwa Bweza. Reka turebe Bweza zamuka neza ariko ndizesa neza Reba Pascal Shafaska Roto kontra hagati mu kibuga na Pascal ariko rwatujyaho udukapitene. Reka turebe rwatujyaho suzuma ku muzamu Adolphe hagati mu tuza gatoya turi tayari. Reka turebe reka turebe namba pase ati mu kibuga cy'ikipe ya Rayon Sport. Reka turebe Ramba Pascal Traoré Abubakar Traoré zamuka neza cyane yitwa Abubakar Ramba pase kwa Senariko okuraho neza cyane yose ikipe Sunrise akaruhuko rero mu ikipe ya Rayon Sport kimwe cyayo stade yagutse yose yuzuye kabisa ivuga ati wiwe Rayon Sport ati kabisa turi tayari. Reka turebe zamuka neza cyane Ngenzi Cedric kuraho. Reka turebe ku gituza zamuka neza cyane Sunrise kontra hagati mu kibuga ariko yaka neza cyane ikipe ya Rayon Sport. Reka turebe Blaise Nishimwe mu ngoma Teso. Reka turebe Blaise Nishimwe zamuka neza cyane zamuka neza cyane Teve ati mu kibuga cy'ikipe ya Rayon Sport. Reka turebe Ramba Pascal Traoré Abubakar Traoré zamuka neza cyane yitwa Abubakar Ramba pase kwa Senariko okuraho neza cyane yose ikipe Sunrise akaruhuko rero mu ikipe ya Rayon Sport kimwe cyayo stade yagutse yose yuzuye kabisa ivuga ati wiwe Rayon Sport ati kabisa turi tayari. Reka turebe zamuka neza cyane Ngenzi Cedric kuraho. Reka turebe ku gituza zamuka neza cyane Sunrise kontra hagati mu kibuga ariko yaka neza cyane ikipe ya Rayon Sport. Reka turebe Blaise Nishimwe mu ngoma Teso. Reka turebe Blaise Nishimwe zamuka neza cyane zamuka neza cyane Teve shenga umuraba hagati mu kibuga muri ibyatsi n'insenga hagati mwebwe amwitoza agatozwa n'utwiza umupira kuva kera ati njyewe nifujwe n'amakipe za APR ararwanira ubukene gatoya. Reka turebe Blaise cyangwa ufite Ramba Pascal Traoré Abubakar. Reka turebe Abubakar Traoré zamuka neza cyane shaka uburyo penetra hagati mu kibuga muri Sirifonse de reparation. Reka turebe yakora neza cyane mu ikipe Sunrise kontra attack. Reka turebe imbere Misho Sunrise iki cyari gitego kabisa ariko kubw'amahirwe make uyu mwataka ninde cyangwa mbona neza ari ku ishoti umuzinga ariko aho piruceje gacarizaho n'umuyobozi w'ikipe cy'ikipe Sunrise barashaka kwishyura nta mikino bafite muri minota kuraho cyane rwatujyayo. Reka turebe zamuka neza cyane kwa Nishimwe. Reka turebe kontra hagati mu komeje Marta François Mugisha kontra ku gituza cyane kwita agatwara gatwara kwa Nishimwe kapitani. Reka turebe Ramba Pascal Nishimwe Abubakar Traoré barakinana neza cyane imyitozo bamukora muri Kenya. Reka turebe Ramba pase wenda gucenga batutuma n'ibyo Ramba Pascal bakuraho neza cyane Cedric Ngenzi. Reka turebe ko byongeye n'imutabazi. Reka turebe TikTok Sunrise. Reka turebe n'agatsinda Ramba Pascal Ngenzi Traoré ubundi suzuma ku muzamu aratangiza umupira neza cyane
cyane imitozo ikipe ya Sunrise irabona ko umupira muri minota reka zamuka neza cyane imitozo Sunrise reka shot ariko Amosiyo gateye wasunikanye Ngenzi Cedric Amosiyo avuga ati unakosea kabisa unakosea ndani kabisa ati wakosea makosa wewe Ngenzi Cedric ati nakosea kabisa sasa kwa ikipe ya Gasogi United iretse gusezera abatoza bayo avuga ati rwose ntabwo muri kuri rwego rwe shenge muri hagati mu kibuga muri byatsi n'insinga hagati mwebwe bamwitonze gatoya twe twiga umupira kuva kera ati njyewe nifujwe n'ekipe za APR ararwanira witonde gatoya reka rero beza cyangwa ufite n'amafatwa atera Abubakar reka Abubakar Traore zamuka neza cyane shaka urya penetre gatemu cyo muri surface de penetration reka Traore wakora neza cyane ikipe Sunrise contre attaque reka Traore imezo Misho juro ya mahirwe make Sunrise iki cyari gitabo kabisa ariko kubw'amahirwe make uyu mwataka ninde cyangwa mbona neza ari kuyishota umuzinga ariko umupira ucaje gatarizamu barubazamu cyose ikipe Sunrise barashaka kwishyura nta mikino bafite muri minota ishoko urabona cyane gatubyayo reka turebe zamuka neza cyane kwa Nishimwe Blaise reka turebe kontra gatatu kwa Nishimwe Masa Franco Mugisha kontra ku gituza no cyane kwisa avuga ati cyane gatatu kwa Nishimwe Blaise kapitani reka turebe Abubakar kwa Nishimwe Blaise Abubakar Traore barakina neza cyane bitozo amukuye muri Kenya reka turebe ramo passe onana wenda gucenga cenga rafite manini byo ramo passe kwa Seno bakuraho neza cyane Cedric Ngenzi reka turebe ko byande n'Mutabazi reka turebe TikTok Sunrise reka turebe n'agatsinzi na Ramo passe kwa Mutabazi n'ubundi suzuma ku muzamu baratangiza umupira neza cyane bitozo ikipe Sunrise irabona ko umupira muri minota reka turebe zamuka neza cyane bitozo Sunrise reka turebe shot ariko Amosiyo gateye wasunikanye Ngenzi Cedric Amosiyo avuga ati unakosea kabisa unakosea ndani kabisa ati wakosea makosa wewe Ngenzi Cedric ati unakosea kabisa sasa kwa ikipe ya Gasogi United iretse gusezera abatoza bayo avuga ati rwose ntabwo muri kuri rwego reka turebe akaba ari gutyo bimeze abasore b'ikipe ya Rayon Sport urabona ko bakabiye muri minota azamuka neza cyane tangiza mbere hagati mu kibuga yitwa Mugisha Francois Masta akontora bora hagati mu kibuga kwa Ndizeye Samuel Ndizeye ashaka uburyo yapenetra hagati mu kibuga akabasore b'ikipe ya Sunrise baragoboka neza cyane bitonze reka turebe ashaka uburyo badefanda kugira ngo babe kwatatse igitego arabataka imeza kurahurwa cyane abasore b'ikipe ya Rayon Sport ubundi reka turebe rwatubyabudu urambura pasi ku muryango na Jean Philbert reka turebe mujyanama arambura pasi hagati mu kibuga kwande kwa Ndizeye Samuel Ndizeye vice capitaine arambura pasi kwande kwa Mugisha Francois Masta arambura pasi ndetse n'itanze kwande kwa Nishimwe Blaise mu ngoma teso zamuka neza cyane shego muri hagati mu kibuga Abubakar Traore reka turebe Abubakar Traore zamuka neza cyane kontra hagati mu kibuga shakisha umuntu wariya kwa Onariko amusumye kumusubira hagati yakoze amakosa we Tuyisenge Cedric umusore w'ikipe ya Sunrise umeze neza ariwe usa naho ari gufatana cyane yavuga ati rero yakoze amakosa baruhare neza cyane umusore w'ikipe ya Sport imbere kuramo neza cyane umusore w'ikipe ya Sunrise Cedric Ngenzi ramo passe Kevin Mutabazi zamuka neza shinga kibera tutubone Sport arahagaze hagati mu kibuga kwa Nishimwe Blaise Protestant ramo passe kwa Ndizeye Samuel
visi kapitene reka turabonezeye ku gituza shingarwa nawe ku isariyo rabapanze kwande kwa misho François Martin zamuka neza cyane rabapanze ku mujyanama Jean Philippe mujyanama rabapanze reka turabonezeye shaka umuntu wabaka inazo isho urabona neza cyane Adolphe reka turabonezeye rwatubyaye Abdul reka turabonezeye rwatubyaye penetration tashakisha sero fata neza ariko baramusunika umusigazi mukomeze nta cyabaye reka turebe match ideshe uretse ko iyo ari imikino ya shampiyona yo akaba ari match ubona ko rwose iri hejuru cyane reka turebe rero controle hagati mu kibuga cy'ikipe ya Rayon Sports reka turebe shaka uburyo wakwinjira winjira neza cyane penetre hagati mu kibuga neza reka turebe wumva pase reka turebe shaka uburyo wakwinjira n'ubundi baraguha kose w'ikipe ya Sunrise reka turebe ingenzi Cedric n'abanzwe kwiva n'umutabazi Jean Claude Ndizeye reka turebe shinga umuntu ndetse n'arasa w'ikipe ya Samuel kabisa reka turebe TikTok nziza cyane yo reka turebe mace nziza umusifuzi gatuma cyaraye umukomezi wagize ngo wakoze amakosa yose ikipe ya Sunrise imbeso ishuru hejuru cyane ariko Roberto awunyuza hejuru cyane umusore w'ikipe ya Sunrise ubona ko yarashe gutunguruzamo Adolphe Hakizimana yatarero Ewa kucheza tenete yihuta wakoresha Mango 4G magana kuri gatanu muri ahitewe gufasha mu buryo bworoshye cyane reka turebe ubona ko ikipe ya Rayon Sports rero muri minota isa naho ishobotse neza mu kimerezo isho
yabiturutse hano reka turebe zamuka neza cyane ngeze Cedric kuraho reka turebe ku gituza zamuka neza cyane Famezi kuba turabati mu kibuga ariko barabaka neza cyane ikipe ya Rayon Sport reka turebe Brother Nishimwe mu Mateso reka turebe Brother Nishimwe zamuka neza cyane zamuka neza cyane Tobe Shego hagati mu kibuga muri ibyatsi n'igifenda hagati mwebe bamwitoza gatoya batwiza umupira kuva kera ati njyewe nifuje wemera kipe za APR arangwanira ubutore gatoya reka turebe Bobo cyangwa ufite n'abavuga ko Bakare reka turebe Bakare zamuka neza cyane shaka uburyo penetra cyangwa igihugu kuri France dore paso reka turebe yakora neza cyane mu ikipe Sanadi contre-attack reka turebe Imezo Misho Sanadi iki cyari gito kabisa ariko kubw'amahirwe make uyu mwaka Kaninde cyangwa ubona neza ari ku ishuti umuzinga ariko umupira uceje gacayizaro n'umurongo mu kibazo cy'ipatanerizi bashaka kwishyura nta mikino bafite muri minota kurahurira cyane gatubyayo reka turebe zamuka neza cyane kwa Nishimwe reka turebe kontorere gatundukoresha kwa Masa Francois Mugisha kontorere ku gituza cyane kwisa anga turebe gasohoka mu gituza cy'ikapita reka turebe Abubakar Nishimwe Abubakar Traoré arakibara neza cyane bituzo amukora muri Kenya reka turebe pasi wenda gucenga shenga yafite n'ibyo bagafatwa bakuraho neza cyane Cedric Ngezi reka turebe ko kagambira umutabazi reka turebe TikTok ya Sanezi reka turebe n'agatsinzi bagafatwa n'umutabazi n'ubundi sura ku mugongo watanze umupira neza cyane mu cyangwa sije Bressan birabona ko umupira muri moto reka turebe zamuka neza cyane mu cyangwa Sunrise reka turebe shot ariko amusize ati wasunikanye ngende Cedric amusize uvuga ati unakosea kabisa ndani kabisa ati wakosa makosa wewe ngende Cedric ati nakosea kabisa ntakora ikipe ya Gasogi United iherutse gusezera abatoza bayo avuga ati rwose ntabwo muri ku rwego rwa kipe mu Gasogi ati rwose mutahe murebe mwerekeza ari nako nyine indi mikino igenda ikomeje kuba bigiye bitandukanye tukureba cy'ukurikirana kiza kubarebera ese andi makipe ari kwitwara ese uri kugenda bite tumaze kubikurikirana turebe ko bimazeho tumenye ese amakipe ari kwitwara niba bari gutsinda n'ubusa kugeza mu ikipe ya siporo ihagaze neza izo ntabwo cyangwa yatsinze cyangwa se yatakaza ntabwo mbona mugenzi wacu titika ishema uvuga ati kugeza mu mashampiyona akomeye ku isi azwi mu mikino izwi amakipe ataratsindwa nyuma yaho Napoli itsinzwe muri Champions League n'ikipe ya Liverpool ngira ngo ni ku munsi wo kuwa kabiri nibwo yatsinzwe ku munsi wa kabiri nibwo yatsinzwe n'ikipe ya Liverpool ubwo rero bakavuga bati amakipe asigaye ataratsindwamo Paris Saint-Germain ubwo Neymar Messi na Mbappé niko titika ishema yagiye bivuze atuye mu shampiyona yo ku isi ati harimo n'iyo mu Rwanda ati ikipe itaratsindwa ati ni Paris Saint-Germain ya Sport ati
abakinnyi b'ikipe ewa asa naho rwose ataratakaza umukino umwe kandi ibyo kipe ya siporo ntiratakaza umukino umwe kugeza ubu ngubu bakavuga bati rero ikomeje gutya bazatwara kino gikosi ikomeje gutya rwose yazatwara kino gikombe yewe reka rero zamuka neza cyane bitonze so ikipe ya Rayon Sports reka rero tiktak nziza namba patwade kwa Ndizeye Samuel reka rero shaka kujya kwinjira neza cyane bitonze penetra kwande kwa Benishimwe Mungu wa mateso reka rero namba paste kwande kwa Uri Esome Yanjona reka rero namba passe esero mugande reka rero shaka kujya kwinjira ku birango kubaho neza cyane cy'ikipe reka rero akaba ari gutyo neza abasore b'ikipe ya Rayon Sports ubona ko bakabaye muri minota aha azamuka neza cyane tangiza mbere hagati mu kibuga yitwa Mugisha Francois Master akontorora mbere hagati mu kibuga kwa Ndizeye Samuel Ndizeye ashaka uburyo penetra hagati mu kibuga y'abasore b'ikipe ya Rayon Sports baragoboka neza cyane bitonze reka turebe bashaka kugira defanda kugira ngo babe ko atatsinda igitego barabataka imbere y'izo kuraho neza cyane abasore b'ikipe ya Rayon Sports n'ubundi reka turebe Rwatubyaye Abdul arambura pasi kwa Mujyanama Jean Philbert reka turebe Mujyanama arambura pasi hagati mu kibuga kwande kwa Ndizeye Samuel Ndizeye vice capitaine arambura pasi kwande kwa Mugisha Francois Master arambura pasi neza cyane yitonze kwande kwa Nishimwe Blaise mu ngoma teso zamuka neza cyane shinga umunani mu kibuga arambura pasi kwa Bakari Traoré reka turebe Bakari Traoré zamuka neza cyane control hagati mu kibuga shakisha umuntu wariya kwa Onariko amusumye ku musivire gato yakoze amakosa we Tuyisenge Cedric umusore w'ikipe ya Sunrise umeze neza ariwe usa naho ari gufatana cyane yavuga ati rero wakoze amakosa baruhana neza cyane abasore b'ikipe ya Sport imbere y'izo isho kuramo neza cyane abasore b'ikipe ya Sunrise Cedric Ngenzi ramba passe Kevin Mutabazi zamuka neza shinga iratatuwane Sport arandagaza hagati mu kibuga ukora neza cyane Shimon Press protestant ramba passe kwande kwa Ndizeye Samuel vice capitaine reka turebe Ndizeye ku gituza shinga neza ni kuri Sario ramba passe kwande kwa Mugisha Francois Master zamuka neza cyane ramba passe kwa Mujyanama Jean Philbert Mujyanama ramba passe reka turebe Mujyanama shaka umuntu waka imezo isha kuramo neza cyane Adolphe reka turebe Rwatubyaye Abdul reka turebe Rwatubyaye penetration utashakisha seno fata neza ariko baramusunika umusigazi mukomeze nta cyabaye reka turebe match iryoshye nibutse ko yari imikino ya shampiyona rero akaba ari match ubona ko rwose iri hejuru cyane reka turebe rero control hagati mu kibuga cy'ikipe ya Rayon Sports reka turebe shaka uburyo bakwinjira neza cyane penetra hagati mu kibuga neza reka turebe bunga passe reka turebe shaka uburyo bakwinjira n'ubundi barabona ko abasore b'ikipe ya Sunrise reka turebe Cedric raba twageze ni Mutabazi Jean Claude Ndizeye reka turebe shinga umuntu neza cyane abasore b'ikipe ya Sunrise kabisa reka turebe tiktak nziza cyane reka turebe match nziza umusifuzi hagati nta cyabaye mukomeze yagize ngo bakoze amakosa yose ikipe ya Sunrise imbere y'isho hejuru cyane ariko umuperiko awunyuza hejuru cyane umusore w'ikipe ya Sunrise ubona ko yarashaka gutungura umuzamu Adolphe Hakizimana yata rero yata ku kintu penetre yihuta akoresha Mango 4G magana kuri kane gatanu na bitanu mundi ahita bamufasha mu buryo bworoshye cyane reka turebe rero ubona ko ikipe ya Sport rero muri minota isa naho ishagutse neza mu kimerezo isho
niho atari y'imisoro kurota iy'imisoro hano kuri stade reka turebe sekirite bashaka kontineri bore ko kwishyura igitego batsinze muri minota reka turebe zamuka rero cyane Nsengangezi Cedric reka turebe ngeze zamuka rero cyane pinetse hagati mu kibuga ariko bagana cyane twabuze reka turebe bobo zamuka neza rwangiza yakoreye reba bakoresha foto leta kodra hagati mu kibuga gatwara ko batujyaho dukapitene reka turebe tujyayo tugiye kuruza amagare agafa hagati mu kibuga gatoya turitsara reka turebe nari yeho reka turebe n'abatose ati mu kibuga cy'ikipe ya Rayon Sports reka turebe urumva ko twatewe Abubakari Traoré zamuka neza cyane Abubakari arumva pose kwa Semenko okwahereza cyane ikipe Samuel akaboko muri ikipe ya Rayon Sports kimwe cyayo stade yavutse yuje kabisa ivuga ati we Rayon Sports ati kabisa turitsare reka turebe zamuka neza cyane Ngezi Cedric kuraho reka turebe ku gituza zamuka neza cyane Kamezi kuba turabati imikino ariko waka neza cyane ikipe ya Rayon Sports reka turebe Breve Nishimwe Mugo Mateso reka turebe Breve Nishimwe zamuka neza cyane Breve zamuka neza cyane Tebe shenga muri hagati mu kibuga muri ibyatsi n'insenga hagati mwebwe amwitoza gatezwe n'utwiga umupira kuva kera ati njyewe nifuza wenda kipe za APR ararwanira wicare gatoya reka turebe Breve cyangwa ufiteho n'abuze twatewe Abubakari reka turebe Abubakari Traoré zamuka neza cyane shaka uburyo penetre hagati mu gihe muri Triforce dore paso reka turebe yakorera cyane mu ikipe Sanazi contre-attaque reka turebe Imenzo Micho Sanazi iki cyari gito kabisa ariko kugomba bw'amace uyu mwaka kaninde cyangwa mbona neza ari ku ishuti umuzinga ariko aho piruceje gacayizaho n'uruhego rw'icyatsi cy'iteterezi urashaka kwishyura nta mikino bafite muri minota ishoko urabona cyane batujyayo reka turebe zamuka neza cyane kwa Nishimwe reka turebe kontere hagati muri za poromoko n'abaporofoko n'izisho kontere ku gituza cyane kwita agafite gatoya mu mutima w'isafite reka turebe Abubakari Nishimwe Abubakari Traoré bakinana neza cyane n'ituzo amuka muri Kenya reka turebe amapasi onano wenda gucenga shengera gutuma n'ibyo Abubakari twese bakuraho neza cyane Cedric Ngezi reka turebe akakorwanda n'umutawase reka turebe TikTok Sanazi reka turebe agatsitsina n'Abubakari twagibira n'umutawase n'ubundi suzuma ku muzamu waratangiza umupira neza cyane mu cyango ikipe Sanazi urabona ko umupira muri moto reka turebe zamuka neza cyane mu cyango Sunrise reka turebe shot ariko abasifuzi bati wasunikanye Ngezi Cedric abasifuzi bavuga ati unakosea kabisa ndani kabisa ati wakosea makosa wewe Ngezi Cedric ati wakosea kabisa utakuwa ikipe ya Gasogi United iretse gusezera abatoza bayo avuga ati rwose ntabwo muri kuri rwego rwa
rw'ikipe Nyagasozi ati rwose mutahe murebe yerekeza rero ari nako nyine indi mikino igenda ikomeza kuba bigiye bitandukanye turakomeza gukurikirana tuze kubarebera ese andi makipe ari kwitwara ate ese ari kugenda bite turaza kubikurikirana turebe ko bimeze tumenye ese amakipe ari kwitwara ate niba ari gutsinda nuko kugeza mu ikipe ya siporo ihagaze neza izo ntabwo ishobora iratsinda cyangwa se iratakaza ntabwo mbona mugenzi wacu titi kayishema uvuga ati kugeza mu mashampiyona akomeye ku isi azwi mu mikino izwi amakipe ataratsindwa nyuma yaho Napoli itsinzwe muri Champions League n'ikipe ya Liverpool ngira ngo ni ku munsi wo kuwa kabiri nibwo yatsinzwe ku munsi wa kabiri nibwo yatsinzwe n'ikipe ya Liverpool ubwo rero akavuga bati amakipe asigaye ataratsindwamo Paris Saint-Germain ubwo Neymar Messi na Mbappé niko Titi Kayishema yabyireye bivuze aturamye amashampiyona yo ku isi ati harimo n'iyo mu Rwanda ati ikipe itaratsindwa ati ni Paris Saint-Germain ya Sport ati niyo makipe ewa asa naho rwose ataratakaza umukino n'umwe kandi ibyo ikipe ya Sport yatakaza umukino n'umwe kugeza ubu ngubu bakavuga ati rero ikomeje gutya azatwara kino gikosi ikomeje gutya rwose yazatwara kino gikombe iyo reka turebe zamuka neza cyane bitonze ikipe ya Rayon Sport reka turebe tikitaka nziza yamba patwande kwa Nizeye Samuel reka turebe shaka kugira kwinjira cyane bitonze penetra kwande kwa Blaise Shimwe Mungu Mateso reka turebe yamba paste kwande kwa Eri Esome Niyanjorana reka turebe yamba paste Esome Mugande reka turebe shaka kugira kwinjira ku biranga ko aho cyangwa se ikipe kontra gatatu komisha kwa masa kwa mugisha kontra kutuza cyane kwitsa anga tupone gatatu kwa mugisha visi kapitani reka turebe aba kwa Shimwe Abakar Traore barakina neza cyane bitoze amukwe muri Kenya reka turebe aba passe ona gucinga chenga rafituma n'ibyo aba kwa Seno bakuraho neza cyane Cedric Ngezi reka turebe ko kuzenda n'Mutabazi reka turebe TikTok Sunrise reka turebe n'agatsinzi n'aba kwa Mutabazi n'ubundi sino kumuzamura tanzi umupira neza cyane bitoze ikipe Sunrise n'abana ko umupira muri nota reka turebe zamuka neza cyane bitoze Sunrise reka turebe shot ariko amusubiza ati wasunikanye Ngenzi Cedric amusifuza avuga ati unakosea kabisa unakosea ndani kabisa ati wakosea makosa wewe Ngenzi Cedric ati unakosea kabisa ese kwa ikipe ya Gasogi United eretse gusezera abatoza bayo avuga ati rwose ntabwo muri kuri rwego rwa ikipe ya Gasogi ati rwose mutahe murebe yerekeza rero ari nako nyine indi mikino igenda ikomeza kuba bigiye bitandukanye turakomeza tubikurikirana tuze kubarebera ese andi makipe ari kwitwara ate ese biri kugenda bite turaza kubikurikirana turebe ko bimeze tumenye ese amakipe ari kwitwara ate niba ari gutsinda nuko kugeza ubu ikipe ya Sport ihagaze neza izo ntabwo cyangwa iratsindwa cyangwa se iratakaza ntabwo mbona mugenzi wacu Titi Kayishema uvuga ati kugeza mu mashampiyona akomeye ku isi azwi mu mikino izwi amakipe ataratsindwa nyuma yaho Napoli itsinzwe muri Champions League n'ikipe ya Liverpool ngira ngo ni ku munsi wo kuwa kabiri nibwo yatsinzwe ku munsi wa kabiri nibwo yatsinzwe n'ikipe ya Liverpool ubwo rero akavuga ati amakipe asigaye ataratsindwa mu Paris Saint-Germain ngo Neymar Messi na Mbappé niko Titi Kayishema yabivuze aturamye amashampiyona yo ku isi ati harimo n'iyo mu Rwanda ati ikipe itaratsindwa ati ni Paris Saint-Germain ya Sport ati niyo makipe ewa asa naho rwose ataratakaza umukino n'umwe kandi ibyo ikipe ya Sport ntabwo iratakaza umukino n'umwe kugeza ubu ngubu akavuga ati rero ikomeje gutya azatwara kino gikosi
akomeje gutya rwose yazatwara kino gikombe. Iyo reka turebe rero zamuka neza cyane bitonze so kipe ya Rayon Sport. Reka turebe tiktak nziza namba pasi kwande kwa Ndizeye Samuel. Reka turebe shaka kurya kwinjira neza cyane bitonze penetre kwande kwa Blaise Nishimwe Mungu Mateso. Reka turebe namba pasi kwande kwa Willy Esome Niyanjorana. Reka turebe namba pasi Esene Mugane. Reka turebe Esene shaka kurya kwinjira ku birango kuraho neza cyane so kipe. Reka turebe akaba ari gutyo neza abasore b'ikipe ya Rayon Sport ariko bakane muri minota. Azamuka neza cyane tangiza ball hagati y'ikibuga yitwa Michel Francois Martin akontorora ball hagati mu gihe kwa Ndizeye Samuel. Ndizeye ashaka kurya pilote hagati mu kibuga y'akasore y'ikipe ya Sayini baragoboka neza cyane yitonze. Reka turebe bashaka kurya defanda kugira ngo babe kwatatse igitego arataka imeza kuraho neza cyane abasore b'ikipe ya Rayon Sport ubundi. Reka turebe rwatubwira Rugiri urambura pasi ku mujyanama Jean Philbert. Reka turebe mujyanama arambura pasi hagati mu kibuga kwande kwa Ndizeye Samuel. Ndizeye visi kapitene arabura pasi kwande kwa Michel Francois Martin. Arabura pasi mu bitaro yiteze kwande kwa Nishimwe Blaise Mungu Mateso. Zamuka neza cyane shinga umurari mu kibuga Abubakar Traore Abubakar. Reka turebe Abubakar Traore zamuka neza cyane kontrol hagati mu kibuga shakisha umuriro kwa Oraniko. Amusubira kumusubira batakuba amakosa we Tuyisenge Cedric Njoro kipe ya Sunrise neza neza ariwe ufite naho ari gufatanya cyane avuga ati yakoze amakosa barahana neza cyane abasore b'ikipe ya Sport. Imbere y'isho kuramo neza cyane abasore b'ikipe ya Sunrise Cedric Ngenzi namba pasi Kevin Mutabazi zamuka neza shinga y'abatuyane Sport arahagaze hagati mu kibuga kwa International Press Protector namba pasi kwa Ndizeye Samuel visi kapitene. Reka turebe kubitoza shinga rwari ku isariyo namba pasi kwa Michel Francois Martin. Zamuka neza cyane namba pasi ku mujyanama Jean Philbert. Mujyanama namba pasi. Reka turebe mujyanama shaka umuriro waka imeza isho kuramo neza cyane rwose. Reka turebe rwatubyaye Abdul. Reka turebe rwatubyaye penetration utashakisha Seno fatane bariko baramusunika umusunika mukomeza nabi cyabaye. Reka turebe match byose neza ko iyo ari umukino wa shampiyona neza ko ari umukino wa shampiyona rero akaba arimo ashobora ko rwose iri hejuru cyane. Reka turebe rero kontrole hagati mu kibuga cy'ikipe ya Rayon Sport. Reka turebe shaka uburyo wakwinjira wayinjira neza cyane penetre hagati mu kibuga neza. Reka turebe kumva pasi. Reka turebe shaka uburyo wakwinjira n'ubundi baravuga ko abasore b'ikipe ya Sunrise. Reka turebe Cedric yabanzwe guhera Mutabazi Jean Claude Ndizeye. Reka turebe shinga umuriro cyane abasore b'ikipe ya Sunrise kabisa. Reka turebe tiktak nziza cyane. Reka turebe mashe nziza umusizi hagati nta cyabaye mukomeze inyuma wakoze amakosa yose y'ikipe ya Sunrise. Imeza isho hejuru cyane ariko mutariko aho niba hejuru cyane umusore w'ikipe ya Sunrise urabona ko yashaka gutunga umuzamu Adolf Hakizimana. Hata rero eta kucheza penetre utakoresha Mango 4G magana kane gatanu mirongo itanu n'indwi ahitewe gufasha mu buryo bworoshye cyane. Reka turebe rero ubona ko ikipe ya Sport rero muri iyi minota isa naho ishaka gutsinda neza mu kimenyetso isho
Samoa Commissioner Blazer uburyo usaba ikipe sana igaragaza muri defense Roma yo mu bitaro kwa Samoa bagizemo Simero Spora ubusa Sunrise niho atari ibindi sura kurota ibindi sura hano kuri stade reka turebe ikipe cy'abasha gukontorora bora ko kwishyura igitego batsinze muri minota reka turebe zamuka neza cyane Nshingangenzi Cedric reka turebe ngeze zamuka neza cyane Pinetso hagati mu kibuga ariko zamuka neza cyane yitwa Blaze reka turebe Blaze zamuka neza kwa Ndizeye Samuel Pascal Shafaskato kontra hagati mu kibuga Pascal kwa Gatujyaho kapitene reka turebe Gatujyaho subiye ku rugo rwose agafa hagati mu kibuga gatoya turi reka turebe reka turebe namba pase ati mu kibuga cy'ikipe ya Rayon Sports reka turebe Ramba Pascal Abubakar Traoré zamuka neza cyane Abubakar Ramba pase kwa Senariko okuraho neza cyane ikipe Samuel akaroko rero ikipe ya Rayon Sports kimwe cyayo stade yagutse yose kabisa ivuga ati Rayon Sports ati kabisa turi tayari reka turebe zamuka neza cyane Ngezi Cedric kuraho reka turebe ku gituza zamuka neza cyane Samezi kontra hagati mu kibuga ariko reka neza cyane ikipe ya Rayon Sports reka turebe Blaze Nishimwe mu Mateso reka turebe Blaze Nishimwe zamuka neza cyane Blaze zamuka neza cyane Teve shaka muri hagati mu kibuga muri ibyatsi n'insenga hagati mwebwe bamwitoza gatozwe twize umupira kuva kera ati njyewe nifuje amakipe za APR ararwanira witore gatoya reka turebe Blaze cyangwa ufite Pascal Abubakar reka turebe Abubakar Traoré zamuka neza cyane shaka urya Pinetso hagati mu kibuga muri surface de passion reka turebe wakora neza cyane ikipe Sanazi contre attack reka turebe Imezo Micho mahirwe make Sanazi iki cyari gitego kabisa ariko kubw'amahirwe make uyu mwataka ninde cyangwa mbona neza ari ku ishuti umuzinga ariko umupira ucaje gatoya izamu none wazamu cyose ikipe Sanazi barashaka kwishyura nta mikino bafite muri minota kuraho neza cyane Gatujyaho reka turebe zamuka neza cyane kwa Nishimwe reka turebe